Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Mbibiri Banga. Mbibiri Banga y'uyu munsi rero tugiye kureba ibintu 10 umugabo ashobora gukorera umugore we ntazigera amuca inyuma na rimwe. Ariko mbere ya byose banza urebe niba waramaze gukora subscribe ndetse warakanze no kunzogera kugira ngo Mbibiri Banga zose zijye zikugereraho igihe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu umugabo ashobora gukora kugira ngo umugore we atazamuca inyuma, kandi ibyo byose biganisha ku gusigasira umubano wabo ngo urusheho gukomera. Mugabo nukora ibi bintu 10 ngiye kukubwira, ndakurahiye ntazigera guca inyuma na rimwe, ahubwo azahora kwirahira nk'umwami w'umutima we. Ikintu cya mbere, kwita ku marangamutima ye. Buriya abagore ni abantu bakunda kwitabwaho no guhabwa care mu buryo bwose. Bakunda umuntu batega amatwi cyane, akabaha umwanya. Gutegera amatwi ibyifuzo bye bizatuma yumva akunzwe kandi yitaweho. Bikora uyu munsi. Icya kabiri, kumwereka urukundo buri munsi. Buriya ntugatekereze ko gukundana birangirira gusa mu gushyingiranwa. Oya, urukundo si amagambo meza gusa, ahubwo ni ibikorwa. Buriya abagore bakunda abagabo babo. Abagore bakunda ko abagabo babo bamenya icyo bakeneye nubwo baba batakivuze. Bigerageza uyu munsi ubundi urebe. Icya gatatu, kumarana nawe igihe gihagije muri kumwe. Kugira ibihe byihariye byo kuganira cyangwa se gusohokana cyangwa se gukora ibintu bibashimisha mwembi muri kumwe bizatuma urukundo rukura. Ntugatekereze ko bose baririra ibihenze, rega no. Bakunda ubereka uko ari, akabereka uko ari ntaho abakinze, kuko guha umugore wawe agaciro gakwiye bimurutira kumuha iby'agaciro, kuko hari n'ababitunze babiriramo amanywa nijoro. Byumvikane, hari abatunzi iby'agaciro babiriramo amanywa nijoro. Bivuze iki? Gira umugore wawe w'agaciro. Icya kane, ubaha umugore wawe. Nta mugore ukunda kwirengagizwa cyangwa gufatwa nabi. Oya, kumuha icyubahiro bituma yishimira umubano wanyu ndetse nawe akagukunda biruseho. Ikintu cya gatanu, cyo ufasha umugore wa mirimo yo mu rugo. Buriya iyo umugabo afatanya n'umugore mu nshingano bituma yumva atari wenyine, kandi bimwongerera ibyishimo ndetse bigatuma yumva akunzwe kurusha abandi bagore bose. Burya abagabo bateye batya abagore babakunda kubi. Ikindi, uzirinde guhemukira umugore wawe. Umugabo ufite ubunyangamugayo, wizerwa kandi ugira imico myiza anezeza umugore we cyane. Aha twavuga kutamuca inyuma cyangwa ngo amusuzuguze inshoreke. Bituma nawe atabona impamvu yatuma aguca inyuma. Nibyo. Icya karindwi, jya umurindira amarangamutima. Bivuze ko ugomba kwereka umugore wawe ko ari uw'agaciro kandi ko akurutira bose. Ibi bintu nabyo burya abagore babikunda kubi. Gerageza umwereke ko ari uw'ingenzi mu buzima bwawe kandi ko nta kintu cy'agaciro utunze kimuruta. Bizatuma yumva ko atari wenyine, ahubwo yumve ko ari we uriho, kandi yumve ko ari umuntu w'ingenzi cyane. Icya munani, jya umushimisha byuzuye mu gikorwa cy'abashakanye. Buriya umurimo w'abashakanye ni ingenzi cyane mu mubano wanyu mwembi. Kuganira ku byifuzo byanyu no kwita ku munezero we ni ngombwa, ariko nanone hari ingo nyinshi zagiye zisenyuka bitewe n'iyi ngingo ya 8. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kumenya neza niba yanyuzwe n'iyi ngingo ya 8 kugira ngo umubano wanyu ukomeze usugire. Icya 9, gerageza ujye umutungura, umukorera amasiripurize mu buryo butandukanye. Gushimisha umugore wawe nko kumutunguza impano into cyangwa inini mu buryo atari yitezemo, bimwongerera gutuma yumva aryohewe n'urukundo. Kwa kuntu umwohereza ubutumwa bugufi bw'urukundo cyangwa ukamutekera rimwe na rimwe wiriwe mu rugo, bituma ahora kwishimiye, kuko bituma uhora umubera mushya buri munsi. Icya 10 ari nacyo cya nyuma rero, mugira inshuti yawe magara. Iyo umugore abona umugabo nk'inshuti ye magara, aramwizera akamwiyumvamo kurushaho kandi agashaka kumuba hafi. Ese wari uzi ko iyo umugore wawe mubanye nk'inshuti magara, niyo hari umugabo ushatse kumutereta
uwo uwa mbere abibwira, muri iki gihe aba ashobora kukugira umujyanama we wa mbere, ndetse binamurinda kujya muri ka gakungu k'abagore b'imburamumaro bazengereje ingo nyinshi kubera amagambo. Mwa bagabo mwe, ubwo simbibi ibanga ntimwagura akantu ni akazi kanyu. Ibi bintu 10 nkubwiye nubishyira mu bikorwa, umugore wawe azumva anyuzwe n'urukundo kandi nta mpamvu n'imwe yabona yamutera kugwa mu bishuko ngo abe yaguca inyuma. Nizere ko mwabyumvise neza. Tuzahure muri Mbibiri ibanga y'ubutaha.